Iki ni igice gikomeye cyane cya marriage, kuko bavuga ko marriage nyinshi niho zisenyukira. Ni ukuvuga ngo amadivorces menshi y'ingo zikiri ntoya aba muri kino gice. Ni ukucyitondera cyane ukamenya neza uburyo uzakita. Twongeye kubasuhuza cyane mwese inshuti bakunzi ba BBM Official gatatu. Tubaye ikaze nanone mu biganiro byacu. Twari tumaze iminsi tutabagezaho ibiganiro. Uyu munsi rero tugarutse mu kiganiro kijyanye n'umuryango, family therapy, aho tugiye kubabwira stages of marriage, cyangwa se ibice urushako cyangwa se abashakanye bagenda banyuramwo kuva ku munsi wa mbere w'urushako w'urugo rwabo kugeza abasazanye n'Imana ibahaye kuramba. Ni ibice bifite akamaro cyane ku muntu ubashije kuba abisobanukiwe, kuko ugenda umenya igihe ugezemwo icyo ari cyo, ukaba uzi ingorane zirimwo, ukamenya n'uko uhangana nazo, bityo bigatuma urugo rwawe rutagira ikibazo. Rero nk'uko dusanzwe tubizi, igice cya mbere cyangwa se stage ya mbere y'urugo y'urushako, stage ya mbere ya marriage, ni ukwezi kwa buki. Turabizi twese, mu kwezi kwa buki nyine ni cya gihe usanga abantu babiri babana, ari igihe nyine cy'uburyohe, cy'umunezero, kwitanaho bidasanzwe, amarangamutima yo hejuru, nyine aba ari ubuki. Kiriya gihe ntabwo abantu bombi bashakanye babaho ubuzima bwa nyabwo, babaho ubuzima bw'amarangamutima gusa, hahandi umuntu wumva wanamupfira. Rero igice cya kabiri ni igice cyitwa kugenzurana by'ukuri, cyangwa se reality check, kugerageza nyine kumenya mugenzi wawe nibura iby'ibanze ugomba kujya witaho mu mibanire yanyu ya buri munsi. Aha rero ni igihe kirangwa no kumenyana, gutangira gusohoka muri cya gice cy'amarangamutima, ahubwo tukinjira muri reality, tukinjira mu buzima bwa nyabwo bw'umuntu uko ateye. Kiriya gihe rero abantu batangira kwita cyane kumenya ibyo mugenzi wawe akunda n'ibyo yanga, ariko no kumenya imyitwarire ye utigeze umenya mu gihe cya fiançailles. Urabizi ko mu gihe mutarashakana hari byinshi mugenda muhishana, hari ibyo mugenda muhishana cyane bijyanye n'imiterere y'umuntu. Rero ahangaha ugerageza kumenya bimwe by'ingenzi, nibura uzitondera cyane utari usanzwe uzi muri mugenzi wawe. Aha rero usanga utangira gufata ibyemezo binyuranye n'amarangamutima. Ahangaha afite kugira icyo agusaba ukakimwima, mu gihe ubona kitajyanye, ntacyo cyahungabanya cyangwa se ubona kitihutirwa. Ni ukuvuga ngo ubasha kuvuga ngo oya, ibi tube tubyihoreye, tuzabikora igihe iki n'iki. Mbega ubasha kuvuga oya, kuko uba utangiye kubaho bwa buzima bwa nyabwo butari ubw'amarangamutima. Aha ni naho utangira gutungurwa n'utuntu runaka, ukabona akoze akantu, ukabona akoze nk'akantu wumva gatakora, uvuga oh my god, akase nawe wagakora. Ni ukuvuga ngo ugatangira kuvuga yewe kumbi se. Birumvikana ko uba utangiye kugenda umumenya bya nyabyo, binyuranye na burya bwa mbere bwo muri honeymoon bw'amarangamutima. Igice cya gatatu ni igice cyitwa igihe cyo kutumvikana kuri byose, cyangwa se kuri byinshi. Iki ni igice gikomeye cyane cya marriage, kuko bavuga ko marriage nyinshi niho zisenyukira. Ni ukuvuga ngo amadivorces menshi y'ingo zikiri ntoya aba muri kino gice. Ni ukucyitondera cyane ukamenya neza uburyo uzacyitwara mugeze mu rugo rwawe. Rero ni igice cyitwa power struggle, cyangwa se conflict phase, igihe cyo kutumvikana ku bintu bimwe na bimwe cyangwa se byinshi. Ni cya gihe abantu baba bariho mu muryango baramaze, navuga, batangiye kumenyerana, ariko baba bahanganye cyane n'ikibazo cy'ubuzima, hahandi usanga hari ibintu bakenera ariko birenze ubushobozi bwabo, bya bindi umunyarwanda avuga ngo abasangira ubusa bitana ibisambo. Urumva urugo ruba rukiri ruto, abantu batarabasha kwiyubaka uko bikwiriye. Iyo batabayeho rero kwitonda, usanga bapfa ubusa, ibi n'ibi ntibyabonetse kandi hari nta bushobozi. Rero biba bisaba kugira ubwenge ku buryo iki gice mu gisohokamwo ni igice cy'urugamba kiba gikomeye cyo gushidikanyaho, ugatangira gushidikanya kuri mugenzi wawe. Ahari se sinahisemo nabi, ahari se ntibyagenze gutya. Ni
ni ukuvuga ngo rero ahangaha iyo uhabaye ufite ubwenge cyangwa se mukabasha kuhanyuramo neza, muba muzakomera. Abashakashatsi kuri zino stages bavuga yuko nyine nk'uko nabivuze haruguru, ingo nyinshi zisenyuka kuri ino stage ya gatatu, ariko bakanavuga ko nabwo ababashije kuyirenga baba bazakomeza kandi bakageza kure. Biratwinjiza mu gice cya kane, biratwinjiza mu gice cya kane cyitwa igihe cyo gushikama cyangwa se stability phase. Ni ukuvuga ngo iki ni igice cy'abantu basohotse muri cya gihe cy'intambara, muri ya stage navuga y'urugamba ya gatatu, bakabinjira muri stage ya kane yo kugerageza noneho kubasha kubaho ubuzima bujyanye n'ubushobozi bwabo, kumvikana, kuzuzanya, kugeza nyine ku rugero batangira kuvuga bati hari icyo dukwiriye gukora kugira ngo dusohoke muri buno buzima bukomeye. Bagahitamo kugenda nyine bafatanya kurusha uko bakitana ba mwana ku nshingano runaka bafite. Igice cya gatanu ni icyitwa igihe cyo kwiyemeza, commitment phase. Ahangaha usanga abantu batangiye kubahana, gukorera hamwe nk'ikipe, gushyigikirana, kudahemukirana. Ni ukuvuga ngo nta narige iba ihari, baba baramaze kubona neza ko ubuzima bwabo bushoboka ari uko bombi bahari kandi ari uko bombi bafatanyije, noneho bamaze gufata umurongo w'icyo bakwiriye gukora kugira ngo ahubwo bwa buzima bahisemo kubana bugende neza kurushaho. Igice cya gatandatu nacyo cya nyuma ni igihe cy'umurage cyangwa se igihe cyo gutanga umurage, legacy phase. Legacy phase ahangaha noneho rero abantu baba baramaze kugera mu myaka ikuze ukuntu, baba baramaze gufata umwanzuro wo gusazana neza, kurinda ibyagezweho, kwita ku bana, cyane ko ahangaha usanga akenshi niba ari family yagize umugisha wo kubyara abana baramaze gukura, benshi baragiye mu mashuri, abandi barangiza. Ni ukuvuga ngo n'inshingano umubyeyi aba afite za buri munsi ziba zaragabanutse, depense z'iki biba bitakiri byinshi cyane. Usanga rero bari stable, bafite nyine urwego bagezeho ku buryo batagihanganye cyane no kuba hari ibyo bakenera batabona, ahubwo uba usanga bageze muri cya gihe cyo gutanga urugero rwiza ku babakomokaho, ku bandi, ubujyanama. Ni hahandi nyine usanga bavuga bati mujye mugenza gutya, natwe twabigenje ko bigenda neza. Mbega umuntu aba ageze muri cya gice yumva yagira abandi inama z'ukuntu bagomba kubaho mu rushako rwabo. Ni ukuvuga ngo buriya biragoye ko umuntu ukiri mu myaka ya mbere y'urushako, 5, 6, 7, 8, 10, ni ukuvuga ngo biragoye ko yajya kuri stage ngo cyangwa se kuri pano ngo agira abantu inama z'uko bagomba kubaho bijyanye n'urushako, kuko nawe hari ibyiciri aba atarageramo ku buryo biba bifite kuzamugora. Biba bisaba rero yuko umuntu ufata mikrofone ngo ajye kubwira abantu bijyanye n'inyigisho zo kubana z'urushako, abagira inama, yagombye kuba yarageze muri kino cyiciro cya nyuma, ibyo ababwira byose yarabinyuzemo, azi neza yuko nta bizaza nyuma ngo ahari umunanire. Nuko tunashaje kandi BBM official 3, mukore subscribe, sharinge, kuko ibiganiro tunyuzaho hano bibasha kubaka umuryango none ndetse no mu gihe kizaza. Mugira amahoro, turabakunda.